Oya ntabwo. Ndabona ngiye kuzayikora. Ntabwo inanira. Njye ndayikora rwose. Noneho bikore neza nkuko bishaka. Fresh. Nari ufite icyo nari mbuze ni kofi mu mufuka aka kanya ndagafite. No kuba unabona injira. Ari hanganye hagumira mu gihe. Uko ni hanganye imaze guhaga. Ibyo byaye imaze kubihaga kabisa. Okay, noneho ngiye gusubira. Cyane wiruka rwose. Ndagira ngo nze uncumbikire byibuze nk'iminsi 2 banyirukanye pe. Wa mugore yanshwishwirije ndakubwira nimpagera gusa. Ariko Guillaume rwose mubyara wanjye. Akuse mubyara wawe bicyo. Nawe urimo uramufuhira. Wanabwa bya bindi by'abadamu byo gufuha bya. Muracyari batoya ubusubira. Wabwe gukora mu biro. Na ibiro bye. Habaye iki se kandi? Ndaje nje ntago nta bintu byinshi bye. Unzaniye amafaranga se? Amafaranga na telefone bihuriye. Nsubiye inyuma gato kuko hari ibanga dufitanye. Fata akira. Hute mubone urenga. Umva noneho. Yaza kana gusanga hano ro murambo. Igikozwe ifiriti kuko zisaba amavuta. Bukene burakaja. Bakire nibo baryi inyama. Bose. Nabese nande nakora amafaranga. Hene zirwara kizi. Hene zirwara nyine ubwo ni bazara ari isombe simbizi. Boss wallahi kata karinjana muntu bwana nisi ibona kabisa Ines ama yake wajya kona turabuhishije makoberi hisize nimba yabiryaho rimwe kirimo n'agasendasha dore sauce dore ubugari dore minerval yanjye ngo ntipfuye ubusa mama yake no problem gusa karibu mabuja na boss ku meza Wapije n'ibintu umbwira ntabwo mba byumva kabisa. N'ibiryo byanyu ni mubyerere. bimeze bite? Sake
ase ko nari nje kukureba iwanyu nkaba mbona wigendera. Sha nibwo nyiva muri banki suzi ko nari nakubwiye ko ndi bwajya muri banki ngakuzanira bya bintu. Nese byagenze bite? Sha mvuyeyo nsanga na connection zabuze. Baby, come on. Please forgive me. Darling, I'm so sorry. Sibyo. Mbabarira. Biriya ntabwo bigomba kutugumamo. Nyine mba nabuze uko mbivuga. Ariko ntabwo tugomba kuguma turakaye. Sibyo, mbabarira. Genda naketse ko telefone wayishiriye bya bisuba byawe. Urimo mwenjoyinga urabiskolwa. Ariko mbabarira. Dusubire muri bwa bumwe bwacu. Mu kuko twaba twishimye nyine kuko twaba tumeze duseka. Kandi wa mugore mushaka kumva iruhande cyangwa ibyanjye nawe birangira uyu munsi. Oya baby, ntangaruka ugomba kumira. Mva iruhande. Bambwira ngo ibizuba nta soni. Maze mufitiye n'inkuru nshyashya. Ya mafaranga nayabonye. Kuko cyariho miliyoni. Beke? Yes. Ntabwo njye mbeshywa n'ibyo ngibyo. Gusa uyu munsi wa none ndashaka ikintu kimwe cyonyine. Ndashaka gutandukana nawe. Niba wumva ko nzajya mpambana nawe mu bintu. Baby, I love you. Ibyo wabimbwiye kuva na kera ndabizi. Ariko uyu munsi nutanyizera ntabwo nzongera kubana nawe. Really? Ibyo by'ubiryo uvuga iminsi maze hanze ntabwo yize. Nuwasangiraga nande se. Gusa kuri ibyo ngibyo byo nabikora ariko ni umushinga twatangiye ariko nihatabamo kwizera ntabwo uwo mushinga nawe ukomeza. Thank you. Baby, come on, tujye kumeza. Tonde. Come on, baby, come on. Mva itonde ariko. Come on. Inariko. Baby, calm down. Oya, umva mubwire. Uzongera kumbwira ibisupusupu n'ibyo bizubazo. Kukiha kwikaraga unyikaragaho. Baby, ntabwo bizongera. Nibyo. Guhera uyu munsi uzongera kubinkekeraho birabire. Nibwo njye nawe tuzarangiza. Please. Twigendera amafaranga yabonetse. Ega amafaranga ntabwo ari cyo kibazo baby. Ikibazo ni imibanire myiza yanjye nawe. Oya, ntabwo bizongera ubu. Oya, ni ukuri njye ikintu nzira ni iki ngicyo kandi tuzaserera. Oya, ntabwo tuzaserera. Ni ukuri. Natetse n'ubugari se. Ndabona bisa nk'ibiryoshye. Ariko please biriya bintu wapi kabisa. Ibintu batereka dusenga. Uwiteka Imana isumba byose turagushimiye kuduha icyo kurya. Uha umugisha kandi ubyeze reka utabibona umwami wacira inzira zo kubibona. Mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga z'Imana zimanukire muri uru rugo. Ukureho ibigoye byose. Kureho n'imbaraga z'umwijima zitwiruka inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo duhe apeti. Amen. Amen. Yes. Bon appétit chérie. On a kadoga azi guteka kabisa. Ok, bon appétit. Merci. Kari agasenda se? Gasenda.
mba mugatera ngo body pressure da kuwa na utamu kabisa ugari mu muheruka ndikomba yawe mwe merci ok bon appétit sasa gusa ariko ndagukunda pe sheri ndagukunda n'ukuri nubwo nzana hazwahama ariko ndagukunda wese nzana nkeya ariko ndagukunda cyangwa warambiwe kumva iryo jambo oya njyewe bimbwiye mba numva ari bishyashya basi mbabaro bimbwiye nyine nashakaga amakashi ariko ubwo nyine niba undaburije nakundi nugushaka nyine ahandi nyakura uratangiye kashi se wowe nakubwiye ejo uzaze home nzagukorera umuti ntukagira ikibazo ariko ngiye rwose ibintu naribi nimbona umwanya nzaza uzagwamo nka ryari se nka saa 9 nyine gutyo nimba ntarayibona nzaza naguhaye iminota 5 yari ishize ubwo se ubwo wabona guri bwahagereye byawe nyine naribi reka mbe nicomotse buriye naribi Vipi gisaza? Salama. Imeze bite? Ni fresh. None usigaye wibereye mu dukini. Ngewe se shano ubizi man. Narangije kwiga akazi karabura ariko ubu none nibereye mu bintu by'umuziki. Ahubwo se shawo. Kwanzi ko kera wakundaga kurya abana byatari. Ati byaranze. Reka. Hari mission nagushakagaho rero. Hari ingoma ashaka gukora muri no minsi kandi nyine mu babana bafite za vondo. Kandi ndakuzi wowe sha wabana komisiyoneri. Ku munsi 5, 10, 20 nzagura nta kibazo kabisa nzagura kuko ndimo ndabyirukanka muri no mezi umva se ari bipeti bitatu ufite ako hari icyo maze iminsi ni naranye nacyo neza nacyo gushinga mperutse kukubonana n'icyana kinywa icyo cyana nicyo nshaka gushyira muri clip yanjye oya kiriya cyaragiye hari ikindi nshaka kugushinga cyisi we kuva na kera uhora nkorera ibintu by'imiti reka nkubwize kuri kinywa ntabwo uracyari niga nka kera none reka nkwereke nabona guri muramanuka apana ari nzamuka warukase uzamutse ntari reka nkomeze ubwo turi kumwe ntari niga Ai, sheri uvuye hehe koko? Nagiye hano hirya gato. Mutara wanjye yapfuye itanahari ngo byibuze gusa namwakiriye. Angel. Welcome. Si bisanzwe se? Oya, nta kibazo se wari wari se? Nari mpari. Nta kibazo tubonera. Nuko se umuntu asuhuza nagiye hari aho ngiye ndaje. Muherekeze. Hasubundi shaho we ubuheyeho kunsetsa gusa. Rwose wabona niki
ko mfite petit frere hariya nawe ugiye kukampuza ndaza nkasanga ashaka guterura televiziyo ashaka kujya kuyigurisha nahindukira akambwira ati nkeneye amafaranga kandi nanjye aho nkora nyine nta mafaranga mfite wampaye nk'ibihumbi 200 byaba bimfashije kugira ndebe ko nabaho ariko rafiki yangu Bosco oya ntabwo nkubeshya nukuri Bosco oya gerageza ndebe hano biki gihe shanda bazi ntabwo nkubeshya amafaranga arahari ariko sinayaguha nta kimenyetso kinyereka kuzanyishyura ubanza ubwire umugore munabiganireho ibyo se birakaze kubera ntanayaguha ku ibanga ariko uri umugore yabimenye biba akarusho sawa oya ugomba kunyandikira byibuze akantu kanyemeze yuko ayo mafaranga uyandimo na madamu nawe akazamenya uko bimeze ntacyo nzagaruka nzanaga agapapuro kuba kuzi nanjye nkaba nkuzi neza ariko rero uwo mu petit frere wawe nushaka uzamwirukane kuko nta kundi kuntu byagenda kuko nanayabonye amafaranga nuko muba mu bintu kuko hari icyo nshaka kugira ngo mukorere kugira nawe ave mu rugo isura babaje isura yawe irababaje oya ntabwo mbabaje cyane kuko ndakora urakora se nyine kandi utabona amafaranga nyine araboneka akaza mu rugo kubera ko mba nasize no mu rugo sinamenye naho wewe yajya shora umuhungu ameze nka wa wundi wa ngango harya n'umuntu umeze mugango ngo n'umuntu umeze ute icyo nari nkubajije n'umese abantu bitwa bene ngango ntabwo bazi numva nyine amazina bene ngango buriya habayeho umugabo witwaga ngango arangije akora ikintu kibi cyo kwibana karitsiye ayivamo igihugu akivamo akajya yiba no kwisi ahubwo buriya ni uko utazi ngenza bitwa ba bene imana aho ngaho warumbuye bitwa ba ngango ntabwo nzi bene ngango uzabahoze neza uzasanga na murumuna wawe arimo wasanga atari n'uwawe buriya nacyo bamugani cyaza muri abo base nyine ariko n'umuceri ubanza wasanga ari wowe ubitera buriya kwikaruma kwa mbere ni ukubanza ni ugufata imyanzuro wamara gufata imyanzuro ukabona kuyikurikiza ariko ari we wayifata ntacyo nzagaruka nzanye urupapuro hanyuma ujye unangira inama uko nzajya mufata neza kugira ngo umurumuna wanjye abashe abaho neza ibiki azabaho neza none se ubu ngubu barabivukanye ni wowe umutoza ni njyewe umutoza ni wowe umutoza kumufata nk'icyana cy'inyoni murumuna apana none atari na mushiki wawe ngo umuntu yapfa kuvungura ariko ari nka mushiki wa sha reka kuntonganyirira nawe byakubaho nakwemera nkashora n'inka zanjye nkazimaraho nawe byakubaho oya cyane byakubaho nako ntuzambeho gusa ntaribi tuzabyumvikanaho reka nta kibazo muri aya mukanya nitugera hariya ruguru ndaza kumwibutsa muhamagare kuri telefone ubundi duhite tubyumvikanaho ubundi udufaranga nk'utwo n'utuntu toto yes reka nanjye nitegura buriya mu kanya nze muherekeze sawa sheri nishimye kuba wansuye byanshimishije cyane reba igihe nahereye nkuhamagara ukanga kuza ariko nanjye n'ubundi nashakaga kumukorera surprise si ubyumva se ukaba wantunguye sinabitunge nabigukoreye nziza cyane si ubwintunguru ukahasanga mukecuru ariko ndibutse umunsi twari turi gutembera tugahura n'aho mu bebe kuvuga ngo kari mu buryo bukwita karibu nyibutsa nyine umunsi mba nibuka umunsi ibuka oh my god cyagiye hahantu nkura na wa mubebe Karimu Yasini bose ni amazina y'abasilamu ariko ibyo ngibyo ntabwo byabuza kubikunda shobora sheri umunsi waje umeze neza ariko ako ni umuntu usanzwe waje umeze neza fresh kandi kaka kofu nakubereye pe sheri rega ibituma nkukunda ni byinshi ni byinshi taye française urukundo rwacu rumeze nk'urwa Romeo na Juliette siko tumeze nk'aho turi muri episode ya 5
Yesu umva udatuma nsara muri iri joro. Birasaza se? naho ubundi mama Keti Aramena. ibintu hano mu rugo biranzambana neza kubera ko mva ntibijya ku murongo nk'uko mbishaka. Amese uragira ngo bijye ku murongo Barumva byajyaho uko mbyifuje nyine. Nkabibona bimeze neza. neza nta kibazo. Umugabo se bite? Umugabo nyine na bya bindi byari ibintu byo n'ibyari byo gukekakeka. Warakekaga sinawe kubwiraga ariko. Ubu ibintu bimeze neza nta kibazo. Ubanye neza nta kibazo. Turagerageza. Yego. Okay. Turagerageza urebye. Hanyuma se wowe. Ye baba. Umva. Areni. Mfite umukobwa hariya mugenzi. Arananiye. Ataha igicuku. Azana ibintu bihenze ntaza we yabikuye. Nta mafaranga mba namuhaye. Ariko aba afite ibintu bihenze noneho umusaza we. Yagiye mu bintu by'ubuhanzi ngo niba ari ubukaragita. Nyabusha man. Are ntabwo simbizi sinzi. Kwihangana. Nyine n'abana bo muri vision. Abana bo muri vision. Ba vision nyine ariko cyane nk'umukobwa we. Urabona nyine ibishiko biba ari byinshi. Iyo ushatseho nk'igihumbi akakibura nyine ahita abona hari hirya umukubita bitanu. None se ko batayansabye naho umwana amafaranga atayansabye. Ikibazo hari amakosa tujya tugira nk'ababyeyi. Ugasanga nyine tubaye intare ku bana. Ariko buri mwana w'umukobwa waba intare ku muhungu. Umwindira akabanga ariko umukobwa mukaba inshuti kurenza uko waba umubyeyi. Ni ukuri. Buriya kwibonamo cyane uko muganira nkimuhishe mukaganira nyine mukisanzura abona ko utakiri umubyeyi ahubwo ubaye inshuti y'amagara bityo ntabwo twongera kukwisharisha bya bintu byose mwiyegereza iwe cyane ahubwo umva ndabikora buriya nataha igicuku ntabwo ari byiza ko ukwaje tumubwira ngo kandi Keti yaha ijoro oya ahubwo uramubwira uti ntuzongere gutaha ijoro hanyuma ejo mukicara undi rero ijoro ni ribi ushobora kugwa mu cyobo ukavunika ushobora guhura n'ibisambo bikagira gutya byaba biri rero yego rata icyo gihe arabyumva naho undi umwana iyo umubwiriye araza nkamutonomera n'uburakari mba niranywa ariko ibaza umwana ukubwira ngo ahubwo anyishe naho umuhungu we rero mushyigikire mu mpano ye n'ibyo ya bintu si iby'ibirara koko oya ntabwo ari iby'ibirara ahubwo twebwe tubyumva nabi ariko we buriya niyo mpano ahubwo mushyigikire nashaka no kujya muri studio mufashe muhe n'amafaranga ejo uzumva ameze ba Lopez bande ba Asha cyane vugisha ukuri tujye tuvuga ngo mama Keti yazana umuhungu we tubona nyine ari ibicika nyine wabaye umusitari gatoya ndaza kubikora pe ndabikora abana banjye ndabakunda nuko mbona niba na ngombwa umubwira nakugenda neza nuko akumvisha nese ko mba mbona agira ngo nese sibyo byabo se gusa ukuntu baba bigira utuntu bifata byo kuririmba yigira gutya biriya ni ibiki biriya nicyo bizamuha akantu mu minsi itaha mushyigikira ahubwo mama reka mushyigikire pe kuri mama Keti rwose pe mushyigikira ku mukobwa nyine ngo hafi oya mva Keti yawe ndamuba hafi cyane niwe mukobwa ngira Areni reka ngende ariko nari nibagiwe kukubaza tuzayisiriburetinga ryari ko mubanye neza n'umugabo ni ukuri ni vuba ni uko ndi kubona wihuta nyine ariko ejo nzaguhamagara nta kibazo ndategereje buriya nyuma dukora ibageti nta kibazo rwose yego kamurenzi rero urimo urabona ko ari kure rafiki yangu ariko ni ahantu heza hatuje hari umutekano tuje se hano ni mu cyaro kabisa ariko aha hantu hararyoshye uriya nzu kwireba buriya noneho ugezemo imbere byaba ari ibitangaza bisa amazi tuwarete izo hanze izo mu nzu amanegisi ibintu byose ni uburyohe mbese aya ari ahantu wapi kabisa ariko buriya urahabona uhageze rwose ni ukumera nk'ugeze mu ijuru
ese urabizi njye nanzu rega njya ndanga pi irimo amakaro arimo mu mbuga hameze neza harimo na zahabu wapi ntaga byandi byo kumva umukungugu mu mbuga hameze neza cyane rwose hano ni kure ubu urabona hano hano imodoka byibuze yaharega iyi nzu niyo ngena gushima imodoka zijya zihagera nta kibazo rwose nkeneye inzu yo mu hantu mu mujyi imeze neza no wapi kabisa inzu nk'iyi urabona ari ikintu washinze ifite ikibanza nawe wazana hano wowe wazana hano umuntu w'inshuti yawe wapi kabisa tuzamuke tugende tujye kurya iyi nzu iraryoshye amazi iki amakaro niyo wambwira miliyoni 2 sinayaguha wapi kabisa irahenze shaka miliyoni 20 yake wabirije ubusabuye ndakweka n'izindi Aksunguko ubyutse ukina ubundi babuze icyo kwa boss Galaxy 11 igice cya kabiri kigiye gusohoka kandi Kazirasi urabizi yarashaje ibi rero bahisemo nk'umuzamu uzafata Galaxy 11 igihangana n'ama alien ahubwo boss cya kibazo cy'ubutunzi nakubwiye kandi mu cyaro urabizi ukuntu bimeze n'abantu icyo bwanjye ni fo yararagurije kabisa abo nje ikintu kinzanya hano sura kimwe nabonaga ari amaguru gusa sinzi ikindi hano maze kwigira ndiga bose nyine nimba mvuze nabi ihangana ashyira nakurengejeho 5,000 ari twatarana abaye boss niwe wanje irindi tungo aya mafaranga muhaye mongereyeho ntago ari ayo gukina 5,000 ku mafaranga wahembwa 30,000 ubu mafaranga ntago ari ayo gukina yakabakaba irindi tungo ndari gusa ahubwo boss icyo ushaka cyose mbwira icyo ushaka cyose nikubwira neza ikintu ngiye kukubwira rero kumva ibi byose ngiye kukubwira nutabishyira mu bwonko bwawe andi mafaranga y'ubutaha ntayo nzakuha ujye ubona ko ibyitsa byose dukora fuwe amezi angahe yo nari nkurimo yose nkongeraho 5,000 ni ukuvuga ngo nyokobuje kuba azajya azamura ikibazo cy'uko muca inyuma ugomba kujya umwibagiza guhera kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ndabikora fresh ariko nagusangira ikintu kimwe kugira ngo noneho nazajya ngo twangabimubwira ikintu musaba rero reka twifotoze ifoto turi babiri ugira ukamenya akaboko kamwe karimo icyuma akandi karimo inkoni kugira ngo ninzajya njya kubivuga nzajya ndeba kuri ya foto ngira ubwoba singira ikintu uvuga yashaka fotogarafe fotogarafe ndamushaka foto ariwe biyihuse cyane ariko ubwenge bwabanza ari nk'ubw'inkoko gute se ubwo icyo ni igitekerezo cyiza uzajya ubyibuka ko nabikubwiye nyine cyangwa se ngukubita inkoni nyinshi kugira ngo ubyumve yose yishema nzajya mbyibuka neza cyane nta n'ikindi kintu cyanjya mu mutwe nibyo byonyine oya icyo nkusabye ni uko ugomba gukurikiranira gahunda kugeza igihe azajya nawe acanganyikira ko nkurikirana ifunguro rya mu gitondo ku manywa na nijoro niko ngiye kuzajya mbikurikirana yewe songeze tena atakuonesha uzongera kuvugira hara muri saro ibintu by'ibigambo upfa ku yule ni mwanamke mwache bana tuzungumuze maneno ya watu wakuu lakini mabuja mwache wewe sajue ndomo si ambaye rafiki yangu ibyo uvuga byose utangira ugabanya umudomo muri niwongera nzakwereka nimepunguza asante sana umva nzakwirukana hariya urahareba kiriya gipangu nimekiona wana iyo ni fujo kunsubiza ko wiboneye kandi ubigabanya samahani boss siongezee tena nitakuonesha takuvunja wewe samahani kichwa ngumu kama wewe taenda asante sana boss toka mbele yangu asante sana boss wangu na macho mbaya wewe
Actually hari ikintu nshaka kukubaza kandi cyambabaje. Kubera iki cya gihe duhura uri kumwe na kwa gakobwa. Kubera iki nagusuje ukanyereka ko nta n'ahantu nzi. Ni kuri abigenda se? Sheri. Karama. Subize ko ngukunda. Rankunda se koko? Ntabwo bizi. Sheri ntabwo ntugire ngo duhuzwa na biriya gusa. Ntabwo duhuzwa na biriya. Ibihe? Urukundo. Ibihe? Biriya byo kujya mu cyumba ntabwo ari byo biduhuza. Ntabwo ari byo se. Uriya mukobwa numva ndi kumuteretaho amafaranga. Amafaranga gutuma kumbona wowe ukanyirengagiza. Asundi nkanaguhamagara ukamwabona ngo witwa Karimu witwa Yasini wowe ego she numva ego man uriya mukobwa iyo arankunda iyo ndamuka nkuvugishije ari gutabirangira wabonye bya 50 ejo bundi nazanye nayo mukuye nabirenze ngo harimo amafaranga ubizi se ndashaka no kumukuraho imodoka iwabo none hari imodoka iwabo bamuguriye nenda yimukuraho yakuguriye yawe saho kugira guhiye fitiye gusa ndagukunda rero ndumva ubasha shero urabona usa na karakana ntago dusa urasa na bice umuzungu wanjye kabisa noneho sheri ndimo njya kutubonana ujye umbabara uhite wikomereza it's okay bwo harimo amafaranga subizi cyambere ni cash sibyo se cyambere nta mafaranga tuzanabana niba harimo amafaranga sheri tuzabana ko mu Faransa muri za Amerika muri za Amerika ashirinwe bazakana ata sibyo nagatekereza ariko umurwa mukuru wa Zambia witwa gute Zambia cyane Zambia ni Zambia city nanjye rero shankunda wasetse bananya mubwira ikintu nshaka yusetse ndishimye sibyo nakugurira imodoka sibyo ngo birumvikana sibyo se ukunda ntacyo ataguha rimwe uzabwira nyine ko yapfuye sibyo uyime wongere umukure hindi sheri turumva atari byo sheri ntukite ku bintu by'imitungo cyane nimba ngiye nita ku bintu by'imitungo kuri uriya mwana nuko ushaka kugira icyo mukuraho nese urajya ngo nite ku mutima wanjye bose kutita ku mutima wo kwita ku mitungo atunze mbabarira nuko umutima wanjye nawuhaye wowe sherere gurisi ibyo byose nta kibazo ariko tavuze yuko nanjye ese ubwo wankotoza ntabwo byabaho sheri ndagukunda ku buryo icyo ari cyo cyose nzabona ntuhotoze iba imodoka ni wowe iba inzu ni wowe iba isambu ni wowe ibe pisine ni wowe cyore ese njye ndicyuzi nabiguha byose Neste seguir. Shawe wari waranteje abantu ariko wamuriye umuti. Yazi wanje. Yanjye. Namukora umuti. Wari utumye umugore wanjye anyicasha. Ntabwo natuma kwicara gasubiza kuko tuba dufite ibisobanuro twinshi. Sawa. Kibura ikintu kibabaza ni kimwe. Wiyibagiza ko mukuru. Ukiyibagiza ko hari ibindi bintu by'amabanga bifite. Warangiza ukanyishyuza na kuri ariko se ntabwo urukundo rwawe urukundo rwawe
abo ni benshi ntuhase gute hari inyuma wo twinywera agafanta ariko naragushimiye cyagiye wambariye umuti wambaye telefone y'umugore n'umujamahanga nabirenze ariko umwana hari aho warankosoye ariko yari agiye kunyica pe yari agiye kunyica namaze iminsi ibiri hanze cyagenza kukubwira buriya nari maze wari umunsi wa kabiri ariko uburenganzira wa mugabo ubundi wakerereka mugafata geto twari tugusanga geto kugira abana basanzwe ukareka kwiteza rero ibyo se mpamvu wahamagaye hano ntanze kwirwanga nuko iwawe mu rugo ngo naguteza umugore n'undi wari umaze iminsi warawukanye nubwo gira vuba amafaranga umugabo wawukana numva se amafaranga yawe ndetse n'umaze bita amafaranga nawe amafaranga yawe ese iminsi ingana wari wambwiye ntirangiye nese ubu ngubu telefone yanjye ntiwayigurishije umuntu uri gutungwa n'iki irangije ubona ko bwije ngaje nigeze musonga rero seriyese twashe twari ni ukuri kambe nkuhaye ibikota ariko ndakuzi wibeshye arakira mbara ambara neza naho si ubundi si iby'amafaranga wapi kabisa ikibazo cyawe ntabwo ubuze akamaro ku mariyeri hari kera ubuse karananije iyo uretse gato umugabo ugana n'umuntu kuri fone sawa se uyu munyago ko atagarutse aho ntabwo yaba yaba yongeye kuntekera imitwe gusa naranjye iminota yose isaha irashize ndabona mpamagaye halo bagiyome ntuze kuntegereza nagiye rero naho gutaha ngo iki